Nereye umusozi zamuka ungane iwacu mw'ijuru, nubwo ibindushya ari byinshi sinzasubira inyuma. Nereye umusozi zamuka ungane iwacu mw'ijuru, nubwo ibindushya ari byinshi sinzasubira inyuma. Nirengagije ibiri inyuma, ndasingire biri imbere. Nirengagije ibiri inyuma, ndasingire biri imbere. Sinzasubiza amaso inyuma, oya oya, numbiriye Yesu, oya oya, numbiriye Yesu. Sinzasubiza amaso inyuma, oya oya, numbiriye Yesu, oya oya, numbiriye Yesu, oya oya, numbiriye Yesu. Hallelujah. Amaraso ya Yesu ntazigera ashira imbaraga. Amaraso ya Yesu ntazigera ashira imbaraga. Ntazigera ashira imbaraga. Amaraso ya Yesu ntazigera ashira imbaraga. Amaraso ya Yesu ntazigera ashira imbaraga. Amaraso ya Yesu ntazigera ashira imbaraga. Hallelujah.
by'amashimwe. Mfite impamvu yo kuririmba, numva nuzuye amashimwe. Nukuri Uwiteka yakoze umurimo, yatembesheje amazi meza mu mitima iguye umuma. Nukuri Uwiteka yakoze umurimo, nukuri umutima wanjye urabyemeza ko wera ni wowe. Wankomereje umutima ucitse intege, wumvishe gusenga kw'ijwi ryanjye. Nukuri umutima wanjye urabyemeza ko wera ni wowe. Nukuri umutima wanjye urabyemeza ko wera ni wowe. Nukuri umutima wanjye urabyemeza ko wera ni wowe. Wankomereje umutima ucitse intege, wumvishe gusenga kw'ijwi ryanjye. Nukuri umutima wanjye urabyemeza ko wera ni wowe. Wankomereje umutima ucitse intege, wumvishe gusenga kw'ijwi ryanjye. Nukuri umutima wanjye urabyemeza ko wera ni wowe. Wankomereje umutima ucitse intege, wumvishe gusenga kw'ijwi ryanjye. Nukuri umutima wanjye urabyemeza ko wera ni wowe. Murakoze. Iyi ni MT22 Music nkuko muyimenyereye. Hanyuma uyu munsi ntabwo ngarutse nje kubigisha, ahubwo ngarutse nje kubaha amakuru meza. Ni inkuru nziza y'umushyitsi wadusuye muri MT22 Music. Ni umuririmbyi twahuye afite impano, yumva ashaka kuyibereka nk'abakunzi ba MT22 Music. Reka atwibwire. Uraho gihungu? Aha, shyira microphone kugira ngo abakunzi bakumve. Murakoze cyane. Yes, amazina yawe n'icyo ushaka? Nitwa Jado Jean de Dieu Ndatimana, ariko abantu bakunda kunyita Jado. Okay. Musaya muri niyumvishe nanjye nshaka kuzamura umuziki wanjye, ko nkunda kuririmba cyane cyane izi ndirimbo
zo guhimbaza Imana. Wow. Bishe rero nanjye nasangiza abantu bitewe n'aho navuye kuri Imana yankuye ahantu hakomeye. Okay. Mpora mbishimira Imana, ariko nanjye mfite umuhamagaro wo kuvuga ngo reka bya bintu byampinduye nanjye ndebe ko hari abandi bantu byahindura. Wow. Abakunzi ba MT22 Music babaye bari hano, ndabizi ko bakubaza ibibazo byinshi. So ufite imyaka ingahe mu buzima busanzwe ukora iki? Murakoze cyane. Mfite imyaka ndacyari mutoya 24. Uri umwana w'ejo bundi. Ariko mu buzima busanzwe nkoresha nk'akazi, nkoresha abantu siporo, ariko ndi n'umuhanzi. Wow. Gusa nifuza nanjye ko umuziki wanjye wazamuka ugatera imbere, abantu bakumva nanjye ikindi ku mutima. Wow. Niki ni izihe nzozi ufitiye abakunzi bagukurikira kuri YouTube yawe cyangwa se bagukurikira aho ariho hose uri, bitewe n'impano ikurimo ya muzike, ubabikiye iki? Wenda mbere nakoraga umuziki, ngerageza gukora cyane, ariko bitewe n'amasomo naje kugira amasomo mbana minsi nsa n'ubihagaritsemo gake, ariko muri iyi minsi niba nabyita n'ububyutse nongeye kumva nagaruka mu murimo w'Imana. Nanjye nkaba nabasha kugira ubutumwa ntanga ku rubyiruko bagenzi banjye. Bamwe muri benshi tuba turi kumwe dukorana imyitozo ngororamubiri. Ariko n'ubwo butumwa banumva nabutanga butuma ko umuntu nyine niba akeneye kubaka umubiri, akeneye no gukura mu buryo buri spirituel. Niyo mpamvu rero nanjye numvishe natanga ubwo butumwa binyuze mu ndirimbo. So uko ugaragara mu maso bisa nkaho uri umusitari, kandi imyumvire y'abantu benshi urabizi ko bavuga ngo umuririmba gospel cyangwa uramya Imana, kenshi benshi imyumvire ivuga ko ufite imisatsi nk'iyi ngiyi, urabona nk'iyi ikaraze, bavuga ko ari ibintu bikomeye mu rusengero, abandi kabikabya. Wowe uri bivugaho iki uko ubona umusatsi ungana cyangwa warawukaraze? Wowe n'abakristo mugongana mu nzira, imitego bimeze ite? Izo challenge zibaho cyane. Kimwe n'inshuti zanjye nyinshi dusengana bambwira nyine imisatsi iki, ariko imyitwarire yanjye wenda ntabwo bajya bayikomantaho cyane, ahubwo imisatsi. Gusa nanone nyine nkunda umusatsi ko umaranye nk'imyaka iri hejuru y'imyaka 6 gutya 7. Utarawugosha? Ntarawugosha ngo mare, wenda ndogosha ngasigaho gakeya, ariko nyine nko mu myaka nanjye ntabwo niyibuka nafite umusatsi. Gusa bitewe n'uko abantu babifata, wenda njyewe ku giti cyanjye numva umutima wawe niba ukorera Imana, ntabwo umusatsi ari gukorera Imana. Yego wenda hari ubwo uburyo abasosiyete bifata, ariko nanone njyewe ubwanjye ninjye uhitamo nkavuga nti niba abantu bamfata kuriya wenda, ariko hari n'abandi bantu duhuje wenda turi kumwe muri iyo bakunda imisatsi, bakora n'ibyo bintu wenda by'ibyaha bitandukanye, ariko babonye wa muntu uvuga uti ufite ya misatsi ariko nawe ugendera mu murongo mwiza, mba numva byabatera kuba bahindukira bakayoboka inzira y'Imana. So kuba bavuze ko abantu bafite imisatsi nk'iyo ufite, kenshi bakunda kunywa ibiyobyabwenge cyangwa se ugasanga bafite sosiyete n'ubundi, wowe bimeze bite? Ntabwo byisanzemo cyane, harimo ikigage n'ibindi byose bimeze? Ni ukuvuga ngo nagize wenda inshuti nyinshi mu gihe cyashize zikoresha ibiyobyabwenge. Unywaho nawe gake? Ntabwo nigeze nywaho, kubera ko nakuriye mu rusengero. Ariko rimwe na rimwe n'ababyeyi
bakaba bavuga ibintu by'imisatsi n'iki, ariko njyewe n'umutima wanjye kandi nabo baranyizera, bizera ko wenda kuba mfite imisatsi bitangira wa muntu ujya mu biyobyabwenge cyangwa se ujya mu nzira mbi n'ingeso mbi. Kuba banyizereramo ni n'ikintu nshimira Imana, bigatuma batamfosinga cyane ngo imisatsi yawe yikureho, niba utayikuyeho biragenda gutya. Ariko ndashima Imana ko babasha kunyumva. Kandi nanone wenda uretse mu Rwanda nko mu bihugu byateye imbere, hari worship team njya nkurikira ya US bayita Elevation. Abantu benshi barimo usanga imisatsi nta kibazo, ingofero, amakabutura ugasanga ni amakabutura ye bari mu rusengero. Wenda amakabutura yo cyane ntabwo bakunda kuyakoresha, ariko imisatsi abantu bafite amadreds bararirimba, bakora umurimo w'Imana. Gusa wenda mu Rwanda ntabwo biramenyerwa. Gusa wenda sinzi, abantu bazagira babimenyere. Niba umuntu wakunda umusatsi akunda iki, ntabwo byamubuza gukorera Imana. Ngewe niko mbitekereza. Kandi ntabwo ibintu byahita bihinduka ku kanya, ni gake gake. Hari ahantu nageze kukubona hamwe, ngira ngo ariho twanamenyaniye, mbona wicaye kuri piano uri gucuranga. Ese waba uri umucuranzi, umuririmbyi gusa, uri umunyonzi? Tubwireho gake twumve. Murakoze cyane. Nagerageje nyine gukora utuntu twinshi dutandukanye. Ndi umucuranzi, yego, ngerageza gucuranga. Wenda ntabwo biragera ku rwego rwo hejuru, ariko ndacuranga. Urumva iyo uririmba no kumva wa muziki abantu bahora bagucurangira, biguha inspiration yo kuvuga ngo nanjye reka ndebe ko nashobora kwicurangira, wenda nkaririmba. Wenda ubutaha sinzi, wenda abantu badukurikirana M222, hari igihe bazatubona wenda turi kuririmba tunacuranga, birashoboka. Gusa nyine wenda uyu munsi naririmbye, utahari igihe bazanaririmba turi no gucuranga. Wamenye gute n'iyi kampani ya MT22 Music? Ni ukuvuga ngo bwa mbere wowe n'umwe twarahuye na mbere. Nibwo nayikubwira ko wayimenya harya? Nibwo wamenye kampani cyangwa? Numva wabimbwiyeho, ariko nyine numva yari itarakura cyane, ariko ngenda nyibona kuri social media, YouTube, uvuga bya bintu birakomeye. Nanjye tekerezo ndavuga nti urubyiruko bagenzi banjye, abantu runaka. Harya si wagize uko ukora indirimbo, ukoreyemo indirimbo harya? Nakoze n'indirimbo ya mbere nakoze, nayikoreye muri MT22. Nuko ngira ngo ukigero uri kwihuta, ngira ngo nagize n'ibyago hari. Yari indirimbo nari nagize ibyago, nyogokuru wanjye yari yapfuye. Ndabyibutse koko. Yatashye, Imana imwakire mu bayo. Icyo gihe ndabyibuka. Ni indirimbo yihuse cyane, kubera ko ndibuka ko ngira ngo indirimbo muri kampani yakozwe nk'amasaha nk'abiri gusa. Kubera ko nanjye ntabwo nayimaze, kubera ko urumva twari twagize ibyago. Ndatekereza se nk'umuntu w'umuririmbyi, umucuranzi, ni iki nakora? Nyine numva ngize inspiration, ndaza numva naje ifite igitero kimwe na chorus. Twongera mu magambo n'iki, indirimbo ikora mu masaha abiri. Indirimbo nziza cyane, gusa nyine ni indirimbo y'umuryango, wenda ntabwo twayibereka hano. Ariko indirimbo nziza cyane, ikoze neza, ifite instrumental iryoshye, ku buryo nyine umuntu ayumva kumva niba nazita emotions. Ego, this is emotion. So wabwira iki urubyiruko
rwicaye rutari mu mwuga runaka, rutari muri music, batinya benshi ngo ntibabifata, abandi bakumva ngo birahenze cyane, wababwira iki bari hariya batari kuza muri music? ikintu nababwira uriya umuziki uretse no kuvuga ngo wenda ngo melody ni ibintu biryoshye, biri no mu bituma ubwonko bw'umuntu bukura n'imitekerereze y'umuntu. Uriya aho kugira ngo wicare uraryama, urabyuka, urarya amapiza waza ukiga umuziki hano muri MT22 ejo nawe ukabucuranga utuntu turyoshye, kandi nawe nukuri uba wumva unezerewe iyo ufite ikintu wumva wahereza abantu bakishima, abantu bakavuga bati uriya muntu aririmba neza, acuranga neza, bigutera ishema. Ndetse nanjye ntekereza ko we ntabwo urwego rwanjye rw'imicurangire ruri hejuru, ariko nanjye nshaka kongera kuzamuraho, mbwira n'abandi bantu, urubyiruko, si n'urubyiruko gusa, n'abantu bakuze, mu kubona umuntu ushaje arimo aracuranga ziraza kandi kuva ku myaka 4 kugera ku myaka 70 rwose, niba utarayigeza gana MT22 Music. Rero nibagane MT22. So buretse indirimbo za gospel umenyereye kuririmba mu bisanzwe, ntabwo umuntu aguhamagara nko mu bukwe cyangwa se mu kindi kirori runaka ngo uzamuririmbire, se ntabwo ushobora? Ni gospel gusa wimariyemo? ni ukuvuga muri iyi minsi ubu nibwo ndi gutangira kongera kugaruka mu muziki, ariko mbere bwo naririmbaga yaba secular za gakondo. Niba waririmbye gakondo, ndaje ngutunguza indirimbo tumva kuririmba, ndaje ngutunguza kabisa, sibyo? Urahita uyumva, sibyo? Nibwo ndatestinga uko twikwaye ko ari hatari. Uza wanjye wandutiye benshi, mwiza we uri umuziranenge, uwo mu mata bateze neza, mbega shenge urakoma. Uza wanjye wandutiye benshi, mwiza we uri umuziranenge, uwo mu mata bateze neza, mbega shenge urakoma, mbega shenge urakoma. Twagiye indi. Nyabusa amata y'amatera agahinda n'amanyagwa, adutwaye ungezi roreti, aduteye agahinda, mbe mutoni wacu, mbe mico myiza udusigiye, mbe mutoni wanje, mbe mico myiza udusigiye cye. Zikuzizi urumva wagiye muza mu gitabo gusa. Oya. Okay, nkuko nababwiye rero, iyi ni MT22 Music, hanyuma kitwa Jadon, ngo niryo zina rye ritwika. Hanyuma rero Imana ibaha umugisha, mubaye hano hafi mwamubaza ibibazo byinshi mu mitima yanyu mufite,
igihe kiragiye, reka tumurekure agende mu kazi ke, ariko tubashimira uburyo mukomeje gukurikirana MT22 Music, abari hanze y'u Rwanda, abari mu Rwanda, turabashimira cyane kandi turabakunda. Ibyiza bikomeje kubageraho cyane. Next again tuzabaha ibindi byiza muhora mutegereje. Ciao ciao, murakoze cyane.